Hello guys, mwiriwe neza kandi muraho. Muri uyu mwanya nanone isomo ngiye guhita njyaho, nyuma y'uko tumaze gukora steel structure roof, nanone tugiye kunyura gatoya mu bwoko bw'ibindi bisenge bikoreshwa ku nzu zisanzwe. Ni ukuvuga ngo ubwoko bw'ibi bisenge nahisemo kugira ngo nanone tujye tubwiga, kubera yuko nk'abagitangira gukora aka kazi hari uwo usanga ashobora kubona ikiraka cyo kubaka, gukora design cyangwa se gushushanya ikiraro, gushushanya inzu z'imidugudu yo mu byaro, ugasanga birasaba yuko agomba kuba azi ubwoko bumwe bw'ibisenge bigenda bikoreshwa. Nk'uko mubibona kuri ekara yanjye rero, ni ukuvuga ngo hari ubwoko bwinshi cyane. Hari gable roof, imidugudu cyangwa se rural settlements zo muri countryside cyangwa se mu byaro, murabizi ko ziba ari inzu za mugongo. Hakaza iyi ngiyi bita hip roof. Izi nzu zikunda kugaragara muri za Muhanga n'ahandi bagendaga bubaka inzu z'amategura, ariko n'inzu za kera nyinshi z'amabati zubakwaga n'abazungu ba kera nk'Ababiligi, zabaga zubatse gutya. Hari bita thatch roof, hari kandi head roof. Abazungu bagenda babyita amazina bakurikije icyo babisanisha nabyo. Urabona isa nkaho ifite umutwe nk'uw'ikibido, niyo mpamvu banditse yuko ari nk'umutwe w'ijerekani. Pyramid roof, murabona yuko itandukanirizo ry'iyi ngiyi n'iyi, ni ukuvuga ngo bitandukaniye hano hejuru hasongoye, ariko hano hariho undi mugongo. Noneho hakaza ibita mansard roof. Uko imeze ibyo ari byo byose, murabona yuko hejuru hari flat, ariko noneho ikagira n'aha hari indi migongo. Hari izi, mbese amoko uko muyabona namwe murayabona, ariko kuri iyi nshuro turagerageza kwibanda kuri iyi gable roof cyangwa inzu ya mugongo. Turebe square roof cyangwa se mazi amwe, ariko turareba mu bice bibiri. Turareba n'iyi flat roof, kuko ni ukuvuga ngo flat roof na square roof bitandukanira kuri slope z'igisenge. Iri flat imena amazi bukenya, ukurikije n'uko square roof iyamena. Ni ukuvuga ngo yo ni mazi amwe ariko ifite ubuhaname bunini cyane. Murabona n'iyi ngiyi bita sandbox roof, ni ukuvuga ngo nayo nanone ijya kumera ni gabled, ariko nanone ifite slope nini cyane. Ni sandbox, ni agasanduku k'umunyu. Iyi nayo ni ukuvuga ngo barafly wabashije kuba wabashije gukora square roof. Izi ni ukuvuga ngo ni mazi amwe ebyiri ziteranye umugongo. Noneho sawtooth roof yo imeze nk'amenyo y'urukezo. Utu tuzu muzatubona hari abantu bajyaga bubaka nk'amasitasiyo ya polisi, ugasanga agiye agerekeranye nyine. Urabona ni ukuvuga ngo ni flat roof cyangwa se ni square roof eshatu zikurikiranye. Ibi nabyo waba wabikora, kuko iri si yo gukora ibisenge bitatu. Kuri ubu rero reka duhere ku biri basic, noneho nabyo tubivugeho, turebe ukuntu bakubwiye nko gukora design y'inzu ntoya bitakunanira ngo bitume utikorera ikiraka. Reka tujye muri Revit, niturangiza tujye muri file dukore new project, then hano ni ukuvuga ngo tujye muri architecture, kuko ni ukuvuga ngo ntabwo turi mu byuma, turajya muri architecture, then dukirike OK. Irafunguka bisanzwe bya kinyarwanda. Hano twandike UN cyangwa unit, distance none hano tuyigire meters, decimals muri markets tuyigire 3 nk'ibisanzwe, unit ibe m, then OK. Niturangiza nanone tujye kuri length, naho dushyiremo meters, imibare 3 nyuma y'akitso, symbol nanone OK. Niturangiza dukirike OK. Ni ukuvuga ngo twemeranye na software yacu yuko turi gukorera muri metero. Ahangaha ni ukuvuga ngo nk'uko dusanzwe tubikora n'ubundi, duhita tujya muri project boroza, tukajya muri elevations cyangwa se building elevation, tukajya muri south, tugasetinga kuva hasi ku butaka ugera hejuru hari metero zingahe. Ushobora gukora muri izi enye zisanzwe, ntacyo byaba bidutwaye. Noneho tuvuye hano
tukabicekinga nanone level 1 na level 2. ni ukuvuga ngo ibi murabisanisha n'ibyo turi kubona ahangaha nk'ibisanzwe. level 1 ni hasi kuri pavoma, noneho level 2 niho igisenge cyicaye. Hano kugira ngo wenda dushobora no gukora akazu wenda kagufinya gafite metero 3, kugira ngo wenda aho sirope iza kuzamuka haze kujya hakura hajya kuri enye. Nituva hano turahita tujya muri level 1 turebe ko ari iri selected hano. Niturangiza icyo tujya gukora dushobora no kudakoresha za guride cyane ko ari ibintu kugira ngo bidukangurire gukora ibyo bisenge. Noneho uhita uza hano mu nkuta ukajya kuri wall architecture, ntujya kuri structure kuko si ibyuma, ni wall architecture, ugakirikaho warangiza ukaza ugasetinga hano. Urukuta ntabwo rubuza kuba ruri munsi ya level 0 cyangwa level 1, niyo mpamvu ndi burishyiremo height, kuko namutse ngizemo depth bugahita bujya mu butaka ni height. Ariko noneho hano bahita bampaka aka message nanone reka mbivuga: default wall setting will be changed, the base constraint level 1 base offset 0, top constraint and connect top offset 00. kandi hano turagaragaza yuko rukiri unconnected ndetse rufite metero 8. mwibuke neza ko izi metero 8 ziruta metero 3 twabashije gushyira kuva kuri level 1 kugera kuri level 2. niyo mpamvu hano tuza tukarubwira ko rugomba kugera kuri level 2, ya warning message igahita disappearing. iyo tumaze gusetinga gutya, turahita tuza duhitemo urukuta, turajya kuri architecture, tujye kuri wall architecture. noneho duhita tuza kuri properties, dufitemo basic wall ifite 20, reka ariyo dukoresha. cyakora mu gutangira tugiye kuri edit type, editing turebe ko urukuta rwacu rufite 20 igishahuro kitariho, kuko hano urabona finishing ni 00. turangiza dukirika hano ku ruhande haze tuno tudomo dutatu. nimara kuza turiya tudomo dutatu twongere tudukirikeho. noneho hano nshaka ko urukuta rwanjye rubuze kuba ari amatafari. Amatafari arahita aza. nindangiza mpitemo n'ibara ribuze kugaragaramo nimba ari umukara cyangwa se ari ibara riza kugaragaramo risa nk'amatafari. nindangiza hano muri identity nshobora kuza description ngashyiraho no common brick, cyangwa se nkandikaho wenda ban brick. kurase ni masonary comment nkavuga ko azava Muhanga, twese nkabishyiramo keyword nkavuga b brick, kari abbreviation product information manufacturer, ugashyiraho umubumbyi wayabumbye, modeli ni roko asanzwe, cost uhita uvuga yuko wenda kuri metero kibe azaba wenda ari 500, nabyo ukabishyiramo iyo uri buze kuza gukora pricing hano niho ubishyiriramo. Relevant annotation information na keynote n'ibyo byose ukabishyiramo, warangiza ukapplyinga okay. urukuta rwawe ruhita rwidisplay hano kuri buze kuba rugiye rufite ziriya hatches, then ukajya kuri okay, apply okay, ruhita ruhinduka ryabara. Hano icyo uhita ukora ni uko nanone ndibuze nkabitamo, narangiza nkajya hano kuri modify. nshobora guca umurongo umwe cyangwa se ngafata aka gakiramende, ariko reka bari nkoresha. none nshaka gukora inzu ya mugongo ifite metero 5 kuri 7. ubu nizo ifite, nahiza ngakirika. nimara gukirika ndajya kuri modify, noneho inzu ihita imera gutya. icyo biri buze kunsobanura nuko ndi buze kujya muri fine level kugira ngo mbashe kubona za hatches zanjye nk'uko zari zimeze, no kugira ngo mbeshe y'ibyo nakoze. nanone njyana kuri 3D, mbone yuko inkuta zanjye ari amatafari. cyakora none nshobora kuzigira realistic, no nkazihuza na rya bara nari nayahaye, kuko nuvuga ngo nkiri muri shaded, nkiri muri wireframe nka gutya, ubu ubona yuko ari amatafari ariko utamenya ngo arasate. rero iyo uje kuri shaded ari shadinga ajya muri rya bara ry'umutuku,
ndetse tubigize realistic noneho agira ibara rirerire nk'iry'amatafari, ariko mu gihe naba mbigize shaded gusa ihita yishadinga muri rya bara ry'umutuku. Nimutegereza neza murasanga hano level 0 ni 0, hano ni metero 3 kandi zo tukaba dufite. None dukuringa tujya kuri VG cyangwa se visibility graphics. Hano nze kuri level nandikamo akajambo level, level zihita zitikinga hano, nindangiza njye kuri apply OK, itabigena nsigara mu rukuta rwanjye. Noneho ndongera nigarukire kuri level 1. Mu by'ukuri hano nshobora guhera kuri keyboard roof, ariyo iyi ngiyi, akaba ariyo mperaho. Nindangiza icyo nkora ni uko ndi bugaruke hano kuri project browser. Turazi neza ko urukuta rwacu rwahereye dukurikije hano kuri south, rwahereye kuri 0 rugarukira kuri 3. Bivuze ngo ahangaha icyo ndi buze gukora, reka mbanze nkore nkiriningaho gatoya, kuko ubundi izi level zigomba kuba urukuta rurimo hagati kugira ngo tuze kubimenya. Bivuze ngo igisenge kiri buze kwicara hano gihita kizamuka hejuru, sibyo? Niko bimeze. Rero ikihari ni uko kiri buze kwicara kuri level 2. Niyo mpamvu nijya gushushanya ntari buze kugaruka kuri level 1 ahubwo njya kuri level 2. Nagera kuri level 2 noneho nkajya kwaka igisenge, nkajya kuri roof. Noneho ndakoresha iyitwa roof by footprint. Ni ukuvuga ngo ubwo nshaka mugongo ndajya kuri aka gakiramende, nindangiza murabizi neza yuko igisenge ntabwo kiza ngo kibe kingana nk'inzu, kiretse ku nzu ifite hidden roof. Ariko nk'izi zifite ibaraza, iba igomba kugira ibaraza. Wenda hano ndakoresha ibaraza rya 0.80. Nindangiza nze mfatemo hano hagati kuri uru rukuta. Urabona uko ngenda kose leta igenda ishyiraho offset. Nimara gukirika uko nguko ndajya kuri iyi annotate. Noneho ahangaha kubera ko tugiye gukora inzu ya mugongo cyangwa se keyboard roof, ni ukuvuga ngo iri buze kuba ifite ahantu habiri hamena amazi, ahandi habiri itayahamena. Mu by'ukuri ngiye nshaka kiza kumena amazi hano na hano. Niyo mpamvu ndi gukirika kuri aka ngaka, mugakurikira hano hejuru ahantu handitse define slope, nkahanitinga kakagenda, kongera ngakirika na hano define slope nkayikuraho ngakirika ku ruhande. Narangiza nkajya hano kuri ni check mark, igisenge nkacyemeza. Nk'uko mubibona murabona ko hano hasakaye na hano hakaba hasakaye, bivuze ngo umugongo irimo hano. Rero icyo ndi buze guhita nkora nanone ni uko ngaruka kuri 3D, narangiza nkabona igisenge cyanjye. Iki gisenge rero nubwo kingana gutya murabona gifite umubyimba munini. Mbere yuko ngira ikindi kintu nkora, nshobora kugikirikaho, naza nkaza muri property, naza nkaza kuri hano mba mbibona yuko gifite umubyimba wa 40 santimetero enye. Ni ukuvuga ngo nza hano muri edit type, naza nkaza kuri edit. Hano nshobora kuza nkahindura wenda nkavuga aza n'ibice 0.5 umubyimba wacyo. Naza nkajya kuri OK, apply OK. Ni ukuvuga ngo igisenge kiraza kikaba cyoroheje. Nanone kuri iki gisenge hari uburyo bw'uko dushobora guhindura, nanone tukeditinga, tukaza tugakirika hano kuri twa tudomo 3, tukareba material, noneho tukayita yuko ari tile. Noneho nkareba roof tile, amategura, ngashyiraho roof tile, hanyuma ngakirika kuri OK, apply OK. Niyo ngo agasenge kanjye gahita gahinduka, kagombye guhita gahinduka amategura cop. Ni ukuvuga ngo nahita nza hano kuri paint, nindangiza kuri noneho hano bibe realistic. Urabona ko amategura already yamaze kugeraho. None ikindi kintu ndi bukore ni uko izi nkuta murabona ntabwo zigezeho hejuru ku gisenge. Kugira ngo bigere no kuvuga ngo agakomande dukoresha, ni ukuvuga ngo nkirika hano ku rukuta, nkajya hano muri modify wall, hari detach na attach top to base. Detach ni ukuvuga ngo ushaka kurumanura, ariko ukoresha attach to roof.
warangiza ugahita ukirika ku gisenge, urukuta rugahita rugenda rukigeza, urabona ko byarangiye. Cyangwa se ugakora selection ya byose, ugafyutaringa kubera ko wacekinze wall na roof, ukagira check none, warangiza ugahita ucekinga wall yonyine, apply ok, inkuta zose ziri selectinga, ukajya kuri attach to roof, ni ukuvuga ngo zose ziragenda zigahita hageze rero hiya, ni ukuvuga ngo nshobora guselectinga filter roof nkayikuraho, apply ok, noneho nkaza kuri attach to roof kakirikaho gutya, ni ukuvuga ngo inkuta zose zihita zigenda zikigezaho. Mu by'ukuri rero nk'abubatsi, icyo ngira ngo twumvikane nanone nk'abantu muzajya kudizayininga izo nzu nk'uko ndi kubivuga, nta nzu iba itagira amadirishya. Niyo turi busubire kuri level 1, noneho tukaza kuri doors, tukarebamo inzugi hano zishobora kuba zajyaho, dushobora gufata urunguru, narangiza wenda nkaza nkemeza yuko umuryango uri buze kuba hano wo ku irembo, uwo mu gikari nawo wenda ukaba ahangaha. Nanone twarangiza tukajya muri architecture, tukajya kuri window, nanone tukareba ukuntu twafata amadirishya dushobora gufatira ifite 75%, twarangiza wenda tukavuga ko hano rihari ry'ubu bwoko, hano naho tukahashyira irindi, cyangwa se tukanasubiraho nanone tukareba irifite 40%, rikingukira imbere mu nzu, na hano nagiza nkahashyira irindi rikingukira imbere mu nzu, na hano hakagira irindi cyane kari ku irembo, ndetse na hano mu mutwe w'inzu. Bitabujijwe yuko nshobora no kuza ngakora partition y'inkuta, bitewe n'uko wenda ntekereza byakagenze, nkavuga ko urukuta rwanjye ruri buze kuba rumeze gutya, iki ari icyumba, wenda na hano ngashyira mu rundi rukuta rw'agakorodoro, noneho wenda nanga nkaza ngashyiramo akandi gakuta, hano rukuta nkaba nduciriye ahangaha, kugira ngo wenda nagezeyo iri dirishya hepfo, hataza kuba conflict hagati y'inkuta nka kuriya. Noneho na hano nkaza nkafata akandi gakuta, iki kikaba ari icyumba, noneho wenda nahangaha tukaba tuhafite wenda akandi gatuwarete, simbizi, byaterwa nuko design yabikoze, aka nako kwigiraho. Twarangiza hano tukabona yuko ari koridoro imeze uku nguku, hano tugashyiramo urundi rukuta, noneho hano tugashyiramo single flash, tugashyiramo izindi nzugi, urugi rujya mu cyumba, wenda rwegama hano, hano hakajyamo urundi rwegama ahangaha,
then na hano cyakora uru rugi kugira ngo uruhindure rube rukingiyemo imbere nanone rwegamye haruguru, uru narwo rukegama hepfo nka kuriya. Inzu yacu n'ubundi tukayishyira muri 3D, ukabona ko amadirishya ari uku nguku ameze. Ceiling height, interior ceiling height, wenda niyo idirishya naryicaza kuri santimetero 50, kamanuka hasi. Okay, select filter, check none, windows, select apply, okay, then ceiling height yose nkayicaza kuri 0.50, yose akaba yicaye hasi. 50, noneho ceiling height, window insert, iri ngiri nshobora kurigabanya kuri height. Height yaryo rifite 140, wenda nkareba nka 1 meter. Nareba ko ryajya kurengana n'umuryango. Aya madirishya yo ku irembo iri n'iri, ceiling height niyo nayifata nkayicaza kuri 0.30 kugira ngo amanuka areshye n'umuryango kugira lintere cyangwa se lente ize kunyuraho hariya hejuru. Ikindi ushobora gukorera iyi nzu ntabwo aba idafite pavoma. Nanone ushobora kuza ugahita uza kuri floor. Attention, mbere yo kujya kuri floor nanone ajya kuri level 1. Level 1 anyuze kuri floor architecture. Tujya nanone kuri aka ka kiramende, dufate offset ya 0.80 nk'uko twabibonye kuri plafond. Niturangiza nanone dukirike direction ya slab yacu niriya, cyangwa ushobora no kuyihindura span ukayibwira ko ari gutya. Kuri ni check mode, warangiza ukajya kuri okay. Slab yacu naho turayifite, kimwe nuko dushobora kuyihindura thickness. Tubonye ari nini dushobora kuyigira wenda 0.10, tukagira okay, apply okay. Mu by'ukuri ni uku nguku ukora inzu ya mugongo. Nuko iba imeze. Iyo ubonye iyi slope ari nini cyane urayiselectinga, urangiza hano ushobora kuza ugahita uhindura 20, igisenge kikaryamaho gake kugira ngo slope igabanyuke. Kimwe nuko ushobora kukigira 10 as well. Ni ukuvuga ngo ushobora kukigira ni 10 kigera kigabanya slope bitewe nuko ushaka kugikora kimeze. Gusa kino kiri hasi cyane, ntekereza twakigira nka 20 tukakirekera uko nguko. Ndibwira yuko buri wese yabasha gukora akazu nk'aka ngaka. Noneho dushobora kujya kuri level 1, twarangiza noneho ngakopiya aka kazu, noneho namara kugakorera copy nkakazana hano kugira ngo mbereke noneho ukuntu umuntu akora igisenge cya mugongo cy'amazi amwe. Nanone iyi nzu nshobora guselectinga hano, nkaza kuri filter, check none, nangiza ngasetinga window wall, noneho nangiza ngashyira muri 3D. Murabona neza yuko aka kazu nagatwaye nta gisenge gafite. Rero ngiye kugashushanya, nuba mushobora gusubira kuri naza nkajya kuri level 2, narangiza noneho nkaza nkaka igisenge hano, roof by footprint. Narangiza nanone ngasubira kuri aka, none
noneho offset nanone nkayigira 0.50 wenda, nkaza hano kuri umakinga sure yuko uri kuri level 2, arangiza noneho ngakirika kubera nshaka ko ari mazi amwe kiraba kimena uruhande rumwe kijya kuri modify, narangiza ibi byose nkabivanaho. naho amazi ndayarekera hano gusa, aka karongo ushobora kuza ugashyiraho 0 cyangwa se ukaza kuri undefined slope ugakirikana hano undefined, ugakirikana ahangaha undefined, warangiza ukajya kuri OK, ukabona ko kimena hano inyuma gusa, then warangiza ugahita uza kuri 3D ukabona ko igisenge cyawe kimeze gitya. Noneho uhita wongera ugakora ya system, ugaselectinga inkuta, filter, check none, naho ukagira walls, apply, OK, zikaba selected, attach top to base, nizo ugakirika ku gasenge bigahita bizamuka bikagera hariya. Ni ukuvuga ngo iyi nzu ihita itandukana n'iyi ya mugongo, amadirishya namwe ariko yamaze kuba mugongo. Noneho nkavuga nti itandukaniro hagati y'izi nzu nk'uko turi kubyiga, ni ukuvuga ngo iyi ni yaba flat roof mu gihe waba yishushanyije ari skillion, ni ukuvuga ngo ni skillion kuko ifite slope nini hano ni ntoya. Rero ni ukuvuga ngo kariya kadurenga karatwereka skillion na flat mu buryo butandukanye. ni uko iyi ngiyi nshobora kuyita skillion, neza ngafata iki gisenge noneho ngiye hano nkakigira 10, noneho icyo gihe igahita ihinduka flat roof, nayo yagaragara neza. Ni ukuvuga ngo igahita ihinduka flat roof. Mu by'ukuri kugira ngo iyi ihinduke skillion, ni ukuri buze ugaselectinga igisenge, warangiza ukagihereza slope nini kikamena amazi cyane, kuko ni ukuvuga ngo as per definition dufite nuko skillion roof ifite slope nini cyane, ariko noneho flat roof ikagira slope ntoya. Ibi ni ibintu bimeze kimwe. Nshatse gukora rero butterfly roof, ni ukuvuga ngo nazifata nkaziteranya imigongo, nacyo kirashoboka. Hari ibyo ntekereza mu mutwe ntari nigera nkora na rimwe, ariko ntekereza ko nshobora no guselectinga iyi nzu, narangiza nkaza kuri mirror, noneho narangiza nkabigenza gutya nkareba yuko byakunda, nkamiraringa byanze, aha murihangana, highlighted flow overlap, sorry, ariko ikiriho ni uko nshobora no gufata iyi nzu nkayikopiya, namara kuyikopiya nkakora quit sketch, hano najyanye igisenge cyonyine, OK. Igishoboka ni ukuvuga ngo nshobora gufata iyi nzu nkayikopiya, namara kuyikopiya nkaza kuyirotatinga, nabo naba mbonye iriya skillion. Wenda apart y'iyi nzu, ahubwo ntekereza ko ikindi kintu nakora, nshobora kuyifata nkayikopiya kugira ngo wenda dukore iyindi nzu nanone itandukanye n'iyi ngiyi. Nshobora kuza ngakora 3D, nanone iyi nkayigira hidden roof, nshobora kuyigira hidden. Ni ukuvuga ngo icyo nakora nuko najya kuri level 2, narangiza nanone nkajya kuri roof by footprint, nkajya kuri modify architecture, roof by footprint, narangiza nkajyaho hano, noneho nkayikora nta offset ifite, noneho nkaza ngakirika hano, noneho base offset kugira ngo bitaza kuba biringaniye imere nk'ikarito,
gisenge, narangiza izi slope zose nkazanicekinga. Undefined, ntigire ahantu na hamwe imena. Offset from roof base negative 0.20, naheza ngakirika OK. Murabona ibi byumba byose birasakaye kuko itihari ratinga. Wagera gutya ukabona ko igisenge cyagiyemo hasi. Noneho ikindi kintu nshobora gukora nuko nshobora guselectinga filter, check none, roof yonyine, apply OK. Narangiza hano ubwo byagiyemo hasi ngira 20, nshobora gutangira 0 cyangwa se nkagira negative 0.05, agasenge kakajyamo hasi gake, biracyagaragara nabi. Filter, check none, roof, apply OK. Hano narangiza nkagira 0. Cyose nkagira negative 0.00 kabiri. Negative 0.0 kabiri kakaba gahishe. Bamwe mu by'ukuri ibi ni ibisenge umuntu ashobora kuba yakora. Nanone dushobora kunyuramo gatoya. Aha icyo nari nakoze nanone ni uko izi nkuta zose zigomba kuba zigera hejuru mu gisenge. Okay. Kimwe no gushobora gufata nk'ingi yo hagati ukaba wayisiga irangi. Noneho ejo tuzakora design ya yindi mwita ngo ni agacurama. Niturangiza muri video ikurikira tuzafata akanga kamwe dushyireho n'imifuniko. Nuvuga ngo ahangaha mu mugongo tuhafunike. Murabizi ko inzu za mugongo ziba zifite umufuniko mo hano. Ibi tuzabikorera bimwe n'iriya y'agacurama. Reka tugarukiriza ahangaha. Nagira ngo mbereke yuko ibi byose bishoboka. Iyo mugongo itandukanira he n'iya gitwe kimwe. Iya gitwe kimwe itandukanira he na hidden roof. Ibi nibyo nagira ngo mbereke. Mu by'ukuri ntekereza yuko twaba tubirekeye aha. Edit footprint ni ukuvuga ngo hano ngakuraho aka gasaro kugira ngo tuzibike ari inzu eshatu zitandukanye. Dufite body roof ariyo yiyi, tukagira skillion ifite slope nini na flat, twarangiza tukagira na hidden ufite abashe kuza hano. Ejo tuzakora izindi nkeya muri izi ngizi. Iyi rero no kuvuga ngo iraba flat ari uko tugabanyije hano tukagira 10, inzu igahita igira slope ntoya. Ibi rero tutagiye kure, iyo tugiye kuri projection, iyo tugiye kuri south, abantu bahita bakwereka udusection twaho. Ugiye muri west bahita bakwereka uko inzu imeze. Ugiye muri east bakwereka inzu uko imeze. Bari kuyikwereka kuko hano duhafite iyo gitwe kimwe no hirya hakaba hari indi ya mugongo. Ntimuze kubyitiranya ngo mugira ngo ni inzu imwe yabaye uku nguku. Nubwo dufiteho inzu nyinshi. Ikindi hano numara gushushanya utegetswe kujya uza ukannotatinga
noneho ukereka abadizayina bawe ibipimo wahaye inzu, kugira ngo abafundi bataza kubyubaka nabi ariko nanone ari wowe byaturutseho. Ni ukuvuga ngo nyuma yo gukora igishushanyo iteka uba ugomba kugaragaza ibipimo wagiye uha inzu. Ugomba kubigaragaza ku buryo wanotetinga, hano iyo bibaye binini cyane uraza ugahita uhindura scale ukagira nka 1/50, afite na height ya 3 n'igisenge hano ushobora kuza ukakigaragaza. Idirishya ryawe ushobora kuza ukarigaragaza, ibintu byose ni ukuvuga ngo izi detail ukazitanga. Noneho dufite ya mugongo ifite igitwe kimwe, tukagira na ya yindi iri hide, ni ukuvuga ngo zino zose ziraza. Iyo ugiye gushyira ku rupapuro nanone, nyuma yo kwanotetinga ntibituma udakora raporo, ushobora kuza hano kuri sheet, create new sheet, A1 metric road, ushobora kuza hano muri title block, A3 metric open, noneho urupapuro ukarufungura, urangiza ukaza kuri level 1 ukaza ukayijugunyamo hano plan ngiriya, plan iyo ngiyi, urangiza ukaza kuri south ukaza nawe ukayijugunyamo hano, ukerekana izishobora kuba zijyaho, mbese ku buryo amasection yose ugenda uyakora ukabigaragaza, njye ugahita ubitanga bakaguha amafaranga, ukajya ukikenura muri makeya. Ibi rero nibyo nagira ngo wenda mbigishe muri aka kanya, yari nka flashback. Iminota dore ngiyo igeze ni iminota 38, tukiri ku gasenge. Reka utu dusenge twize, ejo tuzajya twiga n'ibindi dukore na kiriya cyita ngo ni agacurama, niturangiza tubishyireho n'imifuniko. Ubwo basic z'ibisenge nazo zaba zirangiye ku buryo tugenda twiga kimwe tujya ku kindi. Nongere mbinginge inshuti bavandimwe, nimureba izi video zanjye ntimukajye mwibagirwa gukanda like, mukore subscribe, mumpe comment kugira ngo ibyo guhindura, ikindi mukoreshe mu bisangiza abavandimwe, dukomeze kugera twungurana ubumenyi kuri izi software, arizo zizakomeza kudutunga, ndetse zigatuma akazi kacu koroha. Murakoze, ntegereje comment zanyu kugira ngo nzamenye ibyo gukosora n'ibihe. Ukomeze kugira ibihe byiza. Bye.